mbonye cunga umuntu umwe wafashe diplome yo guhirirwa cunga ingo z'abandi ageze ku rugo rwa Miki. Tangiye gucunga umugabo wa Miki ngo uburyo yahengamye iminwa. Kakati mukwano darling. Umaze kwisobanura uvuga ngo TikTok ntago yikoresha ngana n'ubwihemba. Kandi niyo uri gukoresha nguri gusubiza Jessica. Aho kugira ngo usabe imbabazi gufata umwana w'umuntu ukamwandika amagambo mabuka mwicaza mu kiririmbo cya mu ndirimbo mbiko mwamikaho n'amagambo mabi. We urumva ko Jessica ari we muntu ugomba kuza gusebya. Mukwano darling, let me tell you something you don't know. Umwana w'umuntu namenyerwa buriya hari umuntu uzakorera ku mwana. Mugeraneyo. Hahandi na leta zunze ubumwe za Amerika zizamanuka zikicara muri icyo kirego. Buretse gato ndagira ngo twongere tugaruke kuri za stories zo ku mihanda ziba zakomeje kugenda zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku nkuru z'uwitwa Miki aho yatangiye kurikoroza ndetse n'uwitwa Karara. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru kuri YouTube afite ikitangazamakuru cyitwa Karara TV Show. Uyu nguyu yakomeje kugenda agarukwaho ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye ziba zagiye zivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko noneho uyu munsi yagarutse ku witwa Miki aho yagerageje kuba yapostinga amagambo atari meza ku nkuta ze zigiye zitandukanye, aho yafashe ifoto ari kumwe n'umwana wa Miki arangije yandika amagambo agiye atandukanye, ariko akaba yamaze kuba yababaza abantu batari bakeya by'umwihariko abakunzi ba Miki muri rusange. Ngira ngo niba mwibuka neza mu minsi agiye tambuka uwitwa Kasuku ubwo yasubizaga uwitwa Miki amubwira ko ngo uyo Miki afite mu gitsina hanuka nko mu kimeteri cy'indubu. Ngira ngo niba mwibuka neza impamvu yabimubwiye nuko uwitwa Miki yari yatangaje avuga ko uwitwa Kasuku ngo yari yamusabye ko baryamana, arangije aramubwira ati we Kasuku ntago twaryamana kubera niyo nda yawe. Ariko uwitwa Kasuku nawe yase yitereka kuri kamera ye arangije aravuga ati Miki nukubera iki ukomeza kugenda uvuga ko ngiye nagusabye ko twaryamana? Ngewe ntago twaryamana kubera ko ubwawe wakomeje kugenda wivugira ko warwaye imitezi. Ni gute naryamana n'umukobwa warwaye imitezi ndetse ukaba ufite no mu maguru cyangwa se mu gitsina hanuka nko mu kimuteri cy'induba? Ibyo ngibyo abivugaho ngira ngo niba mubizi uwitwa Kasuku ubundi biragoye kuba mwaterana amagambo, kubera ko iyo umuhangaye gatoya ntabwo aza kuza kuba yakorohera na wahita akora ikiganiro kandi kikaba kiri buze kuba cyakubabaza uko byamera kose. Nanone kandi uyu Kasuku ntago ari Miki gusa yashoboye kuba yakibasira, kubera ko yagerageje no kwibasira uwitwa Scovia. Ubwo Scovia yageragezaga kumugarukaho mu biganiro akomeza kugenda akora bya buri munsi, arangije aracikwa avuga mu izina Kasuku. Hanyuma Kasuku nawe suguhita yitatamura arangije aritereka avimuzi iby'inkuru za Scovia aramubwira ati wowe Scovia ntabwo ari ukwiye kuba wamenyera kubera ko ngiye umwana w'igikondo nta muntu ujya umvugaho, iyo ugerageje kumvugaho none ndaza nkagutatura by'indani. Ngira ngo ibyo ngibyo ni byagiye bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakomeje kugenda babibona, ariko noneho uyu munsi wa none twari tugarutse ku nkuru z'uwitwa Karara ndetse n'uwitwa Miki. Ngira ngo niba mwibuka neza uwitwa Miki ubwo hasohokaga inkuru zigenda zivugwa ko ngo uyu nguyu yataye abana, uwitwa Karara niwe wagerageje kwinjira muri iyi nkuru ubwo yafashe umwanya arangije ajya iwabo w'umwana cyangwa se iwabo w'umugabo wabyaranye na Miki, barangije bamuhereza ikiganiro nubwo batagaragaraga, ariko uyu Karara yagerageje kuba yakumvikanisha izi mpande zombi agaragaza ko uruhande rwa Miki ari rwo ruri mu makosa. Uyu Karara mu gusubiza uwitwa Miki nta kindi yakoze uretse gufata ifoto y'umwana wa Miki arangije amwandika amagambo agira ati iminwa irasumbana kubera kujya muri wa munuko Kasuku yavugaga, ariko uwo mwotsi ubanza ari wo wageze aho murara. Umugore akaba yuzuye amabara mu maso, umubwire areke kwisiga imyotsi itagera no ku mwana. Ayo ni amagambo yandikaga abwira uwitwa Miki, ariko nyamara akaba atakiriwe neza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niko se mada, niko mada, ubundi ayushwa ko mu buzima bwawe nta kibazo ufite? Ayushwa ko mu buzima bwawe nta kibazo ufite? Mbonye cunga umuntu umwe wafashe diplome yo guhirirwa cunga ingo z'abandi ageze ku rugo rwa Miki. Tangiye gucunga umugabo wa Miki ngo uburyo yahengamye iminwa. Kakati mukwano darling. Umaze kwisobanura uvuga ngo TikTok ntago yikoresha ngana n'ubwihemba. Kandi niyo uri gukoresha nguri gusubiza Jessica. Aho kugira ngo usabe imbabazi gufata umwana w'umuntu ukamwandika amagambo mabuka mwicaza mu kiririmbo cya mu ndirimbo mbiko mwamikaho n'amagambo mabi. We urumva ko Jessica ari we muntu ugomba kuza gusebya. Mukwano darling, let me tell you something you don't know. Umwana w'umuntu namenyerwa buriya hari umuntu uzakorera ku mwana. Mugeraneyo. Hahandi na leta zunze ubumwe za Amerika zizamanuka zikicara muri icyo kirego. Babwaye nta kibazo ufite? Naramutse mwiriwe bitewe n'ahantu herereye n'ubwa mbere mbyutse ngiye
bajyaza inbox bakambaza se ni ngewe ntabwo n'ukuri nkunda kwikoresha ariko sinzi no kwikoresha. Ikindi nuko nyine ibaye ari ikintu kimpemba nakabaye nyifataho umwanya, ariko nyine hari ukuntu uza ukareba rutuna abantu bapostinze ahantu ushobora kumenya runaka gukina ni byiza. Hari abantu banikoreho neza rwose. Hanyuma rero ngiye ikintu nshaka kuvuga, ndashaka gusubiza uno mugore uyu nguyu Jessica waje muri comment zanjye ubona ntibihagije bitana nabisiba. Ese nsibiye post yose kubera buriya niwe watumye mbisiba. Ngiye urabiza abantu wantuka wakora iki sinjya nkuraho ikintu na postinze, ariko nanze ko abantu ruze kugira imyumvire nk'iyo uri gushaka kubashiramo wowe. Umunsi wa mbere ubundi uvuga kuri ayaje, umunsi nabonye kuri ikintu cy'ikigarasha, ni umunsi nabonye ko umutima wawe ufitemo ukuntu utari mwiza, ariko uzi kwigira umuntu mwiza, uzi kwigira umuntu rwose, ujya kuganira n'ibigarasha bigenzi byawe, ujya kubisesenguraho ntukajye umva. Kuri iyi nshuro warengereye, ntabwo ngiye navuze ku mwana, nta n'umunsi nzibona navuze ngiye ku mwana, never. Uriya mugabo uriya mugore murabizi ko mukunda kumusereza ngo afite iminwa ngo ihengamye, uriya mugabo wa Miki ngo afite iminwa ngo ihengamye isumbana, niba nk'imizi nkakurusha ntumbaza ibintu byinshi. Niwe nabwira ko sinigeze mutangira, wenda yaba ari umuntu navuzeho nari kuvuga ngo umuntu nigeze kumuvugaho uriya yanyatatse, sinigeze muvugaho. Tanyije ndabyuka nsanga yashizeho yapostinze ashiraho ngo ariko mukarara wacumba umwotsi. Niyo mpamvu nahise nsubizaho ngo uwo mwotsi niwo wageze ku mugore wawe akazana ariya mabara, ko nibaza ko abantu muzuriya mugore ntabwo yari afite ariya mabara, si ameze neza, si yarameze neza, kandi ariya mabara kenshi akunda kuzanwa n'amavuta, sibyo? Abantu bazi ibintu by'amavuta barabizi. Abantu benshi njya narabibona bamwandikira muri comment, ariko wowe urifashe ntubanje guhera ku mugore wawe ko ayo mavuta wenda yisiga yaba yaramuteye ibyo bintu, ugiye kuza kuvuga kuri Clara. Ni nayo mpamvu rero navuze ngo iriya minwa nyine irasumbana umuntu. Uko rero ngewe nta muntu nigeze mbwira umukasuku niwe wabivuze, mvuga ko rero iriya minwa y'uriya mugabo impamvu isumbana nyine hari ukubera ko nyine ihora nk'umunuko. Yes, ndanavuga ngo ari naho haje mu mwana, ndanavuga ngo ubuze umugore wawe kwisiga umwotsi utazagera ku mwana, ari nayo mpamvu nashizeho